Muraho neza, uyu ni Idi Turatimana nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate, Facebook ndetse na Instagram. Uyu munsi rero twatembereye Kibagabaga aho tugiye kwereka inzu nziza cyane kuri miliyoni 520 y'inzu yawe. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 5, toilette 5. Inzu yacu ifite ubuso bwa 450. Kuri miliyoni 520 rero inzu yawe. Reka tuhatembereze tubereke ubwiza bw'inzu. Wow, murabona ko ifite parking nini cyane, parking yakwakira byibuze imodoka 5 zaparitse neza cyangwa se 6. Inzu ifite view ya Nyarutarama, banyerekere view ya Nyarutarama. Ni inzu nziza cyane rwose. Iyi murayishima ndabyizeye. Hanyuma rero murabona ko ifite jardin, nubwo atari nini cyane ariko ni jardin itubutse, ifite na parking nziza murabibona, ifite tu design twiza murabibona, mureba aya makaro, ifite amakaro meza ndetse ifite n'indabyo. Rero reka tubereke mu nzu uburyo byifashe. Inzu yacu ni nziza cyane, murabona ko ifite imiryango myiza, ni imiryango myiza cyane rwose. Mukigera hano murabona ko ifite ya miryango ifungurwa kuri technology. Murabona ko ifite salon nziza cyane isanzwe. Munyerekere iyi salon ifite amatara meza, ifite amakaro meza, ifite design nziza cyane. Murabona ko ari salon yakwakira intebe nyinshi cyane. Murabona ko ifite n'igikoni cyiza, banyerekere igikoni. Wow, it's a very nice kitchen. Ni igikoni cyiza, gifite utubati twiza. Mu by'ukuri ndayibashimiye, iyi nzu ifite igikoni cyiza cyane. Mu by'ukuri iyi nzu kuri miliyoni 520 yaba iyawe. Tubibutse ko iherereye Kibagabaga hafi ya Kayima kuri Tamak Road cyangwa se kuri kaburimbo, ikagira view ya Nyarutarama. Nuvuga ngo ni inzu 3 ariko turabereka inzu imwe kuko zose zubatswe kuri same design cyangwa se zubatse kimwe n'iz'umuntu umwe. Mu by'ukuri rero tukiva hano mu gikoni murabona ko turagira ngo tugende tubereka akantu kandi buri kintu kimwe kugira ngo mubashe gusobanukirwa uko iyi nzu imeze. Tukiva hano mu gikoni murabona ko tuje hano mu ndebere, turi kuza hano murabona ko duhita dushika ku kandi kantu kameze nk'igikoni ariko wabikamo wenda amacupa ibiki, ni ibintu byinshi wabikamo. Mu by'ukuri murabona ko ifite inzugi nziza, mubanyerekeje inzugi, ni inzugi nziza cyane rwose. Tukiva mu gikoni rero ni ukuvuga ngo tukiva hano mu gikoni hasi hari ibyumba 2, hejuru hakaba ibyumba 3. Tugiye mu cyumba cya mbere cyo hasi, banyerekere tukinjira muri iki cyumba murabona ko gifite icyumba kinini cyane, icyumba kinini gifite n'utubati ndetse na toilette yacyo. Banyerekera icyumba ku kingana, ugende banyerekera akantu kandi kugira ngo babashe gusobanukirwa iyi nzu uburyo imeze. Kuri miliyoni 520 y'amafaranga y'u Rwanda iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma rero tukiva muri iki cyumba urabona ko duhitiye muri salle de bain cyangwa se muri toilette no muri douche. Urabona ko ari salle muri douche na toilette bifatanye. Ukibona gutya ni ibintu byiza, murabona ko ari inzu bakoze neza, baritonze bubaka inzu nziza cyane. Munyerekere iyi miryango, ni imiryango yo kuvura myiza cyane rwose. Iyi nzu ni nziza ndayibatuye. Munyerekere utu tuntu murabona ko ifite ibintu byiza cyane bagiye bakorana ubuhanga. Tukiva muri iki cyumba rero turaje tugisohotsemo, tugiye mu kindi cyumba cya kabiri. Twabwiye ko munsi hari ibyumba 2, hejuru hakaba ibyumba 3. Ubwo muri make ni ibyumba 5, toilette 5. Buri cyumba gifite toilette yacyo. Hanyuma rero dore iki ni icyumba cya kabiri. Banyerekere uko icyumba kimeze, ni icyumba cyiza cyane rwose, ndakibatuye pe. Ni ibyumba binini bifite uruhumekero rwiza cyane. Tugisohoka muri iki cyumba cya kabiri tugiye hejuru. Hanyuma tukiri hano hasi, tukiri muri iki cyumba cyo hasi, dusohoka hano tukabona utuntu hano bagiye bakora tutumaniyeri rwose twiza cyane. Tukizamuka hano rero duhita tuzamuka ama escalier gakeya witonze, urabona ko ifite ama escalier meza cyane atazamuka cyane. Hanyuma rero turazamutse tugiye ku bindi byumba byo hejuru bifite design nziza. Iyi nzu ndayibatuye, reba amatara, banyerekera amatara, ni amatara meza cyane. Reba hejuru hari salon ya kabiri, ifite ibyumba 5, toilette 5 ndetse na salon 2 na biro. Ifite ibyumba 5, toilette 5 na biro. Hanyuma rero dore iyi ni salon ya kabiri, murabibona iri hejuru. Hanyuma ikagira na biro, murabona ko ifite n'aka office keza kisanzuye wakoreramo uri gukorera nk'akazi mu rugo.
hanyuma rero tukiva muri office urabona ko ifite na balcon, buri cyumba gifite balcon yacyo, urabibona ni iyi, urabona ko buri cyumba gifite balcon. Inzu yacu iri kuri kaburimbo, banyerekere ubwiza bw'iyi nzu gake gake witonze barebe. Ndayibatuye, iyi nzu ni nziza cyane. Hanyuma ugenda ubanyerekera, ifite imiryango myiza cyane. Hanyuma rero tukiva muri iyi biro bitatuza muhita mubona ibintu byiza hano. Murabona ko ifite utuntu twiza bagiye bakora, ni inzu nziza pe. Ndayibatuye, iyi nzu yaba iyawe kuri 520,000. hanyuma rero tukiza hano urabona ko duhita duhitira mu kindi cyumba cya gatatu. Reba icyumba, gifite icyumba cyiza, urabona ko gifite icyumba cyiza cyane rwose. Iyi nzu ni nziza kuri 520,000, nta gihendo wawuguze inzu. Twata dukorera imitation aka kanya ntako guhumbya. Hanyuma rero tugeze muri toilette y'icyumba cya gatatu. Urabona ko twazamutse hejuru, ifite toilette nziza, urabona ko ifite toilette isanzuye, banyerekere shower, ifite rwose ni ibintu rwose bubakanye mu buhanga kuri tekinoloji ihambaye. Hanyuma rero tukiva muri iki cyumba cya gatatu bitatuza mu cyumba iki cyumba cya gatatu nacyo gifite balcon yacu. Yagenda tubereka akantu kandi uburyo ino nzu iri muri buyikunde, ndabyizeye. Hanyuma rero murabona ko tugeze kuri icyumba cya gatatu, tugiye noneho mu cyumba cya kane. Dore iyi nzu yacu rwose ni inzu nziza pe, ndayibatuye rwose, ni inzu nziza. Reba none icyumba cya kane ukuntu kingana, reba utubati twayo, banyerekere utubati twiza. Ifite rwose icyumba cyisanzuye. Ino nzu kuri 520,000 rwose, usura Rwanda Real Estate ntabwo wabura inzu, ndakurahiye. Iyi nzu ni nziza pe, ikagira na balcon yayo. Urabona ko iki cyumba nacyo gifite balcon yacyo, uri kubibona. Dore ngiki, urabona ko gifite balcon yacyo, murabibona. Banyerekere rwose kuri ino nzu rwose yabiyawe. Hanyuma rero tukiva muri iki cyumba cya kane, noneho tugiye ku cyumba rurangiza, aricyo bita principal master bedroom. Turasohotse, tukivuyemo tugiye mu cyumba noneho icyumba gikuru cy'ababyeyi, twita ngo ni icy'ababyeyi. Wow, see the room, very nice bedroom, very big bedroom, very nice bedroom. Ndayibatuye rwose, ni icyumba cyiza cyane. Mu by'ukuri ibintu biba byatuvunnye tugira ngo tubashakire inzu nziza cyane mugomba kugura ndetse mukumva murishimye. Ni inzu nziza kuri 520,000, ino nzu yaba iyawe. Iki cyumba rero urabona ko gifite toilette yacyo, cyangwa se urabona ko tukinjiyemo bita mubona utu tubati twiza. Banyerekera utu tubati twiza cyane rwose, murabibona. Urabona ko ifite rwose utubati twiza cyane rwose, ikagira n'idirishya risohoka hanze, murabibona. Dore ngiri ni idirishya ryiza rwose rireba ku irembo. Hanyuma rero murabona ko ifite imiryango myiza. Reka ducane. Murabona ko ifite toilette nziza cyane rwose, murabibona. Murabona ko ifite toilette nziza, ngira ngo muri kubona uburyo ndifunguye. Ni toilette nziza yisanzuye, yubakanye ubuhanga, murabibona, kuri tekinoloji ihambaye. Ni ukuvuga ngo aka ni kamwe, aka ni aka kabiri. Wenda uyu ni papa, uyu ni mama. Urabona ko ari ibintu rwose byiza cyane byisanzuye. Hanyuma rero murabona ko ibintu byabo byose none ni byiza, urabona ko byose byubatse neza kuri tekinoloji ihambaye. Mu myuga bagenda banyerekera, utuntu twabo rwose n'utuntu duteguye neza. Hanyuma rero urabona ko tugisohoka muri iki cyumba, dusohoka hano tukaza kuri balcon yacu. Dore iyi ni balcon yacu rwose, urabona ko ari balcon nziza cyane yisanzuye, wicanye na famille yawe rwose. Naha ngaha rwose mukaza mukaruhukira hano, ni inzu nziza. Banyerekere parikingi, banyerekere jardin, ndetse wanyerekere na view ya Nyarutarama. Murabona ko ifite view ya Nyarutarama yiriye, wanyerekere rwose. Mu by'ukurikire rero kuri Rwanda Real Estate, hanyuma tujye tubagezaho updates za buri munsi. Murakoze, mugire umunsi mwiza cyangwa se mugire ijoro ryiza. Murakoze, murakara.